I, Barafinda Sekikubo Fred, Barafinda in history. Barafinda with the Rwandan history. History of Rwanda now doesn't lack some written materials because historians have landed here on soils of Gihanga Ngomijana. Rwanda means large country. Addition to that is a country of 1,000 hills in the Great Lakes region. Or alternatively, the Intercastrian region. Rwanda was founded by Gihanga Ngomijana. He came from Bunyoro Chitara Empire, which empire was also founded by Abatembus. Initially was the kingdom, but later on expanded into the largest and greatest empire in the Intercastrian region within this Great Lakes region of ours. Therefore, Gihanga Ngoma Ijana, who came from Bunyoro Chitara Empire, first settled at Gasabo in Komini Murambi around Lake Muhazi in eastern Rwanda. He came and became the first king of Rwanda, which Rwanda means large country, and ruled this Rwanda from 1091 to 1122. Sorry, to 1124. Therefore, like enough, Gihanga's ancient capital was called Gasabo. It was from this area expansionism began. And remembering plus noting from him that Mutara means Mwami Winga, king of cattle. Mibambwe means Umwami Wumuriro, king of fire. Urwanda ruratera ntiruterwa, meaning that she attacks, never attacked. This is Rwanda. This speech or word was spoken by King Kigeli Mukobanya in 1577 to 1600. It was after Mukobanya had defeated Bunyoro and he captured some areas up to Nyabarongongo. Big NB, after defeating Bunyoro's soldiers, he sent them back with those above words quoted. The ancient kingdom of Rwanda was able to expand because of able-bodied leaders. The able-bodied leaders include the following notable ones. 1. Kanyarwanda. 2. King Mwimba. 3. King Kigeli Mukobanya. 4. King Chirima Rujugiro.
5 King Kigeli Ndabarasa, 6 King Mibambwe the Third Sentabyo, the 7th King Yuhi the 4th Gahindiro, the 8th was King Mutara the 2nd Rwogera. The next and the last but not the least, King Kigeli the 4th Rwabugiri. Just to mention but a few. This Kigeli in 1853 to 1895 is said to have been an important king. He captured the Ubuhunde, Northern Kivu, Bufumbira, and Ankore in Uganda. Rwabugiri went as far as Masaka in Uganda, present Uganda, but his expansion was stopped at Bwera. This is also in Uganda. Many of his conquered areas were taken back after the Berlin Conference that took place in the town of Berlin, Germany, under the chairmanship of Chancellor Bismarck in 1884 to 1885 in November. So, the coming of these far visitors concluded the strongest leadership of the empire and the kingdoms here in Africa, but mostly in the Great Lakes region, particularly here in Rwanda. This written history is set and prepared by world professor of the world professors, Barafinda Sekikubo Fred, the head of RWANDA, the founder of RWANDA, the president of RWANDA, the legal representative globally of RWANDA, the real president, the senior politician with the total seniority in this 21st century. Bityo rero Banyarwanda, Banyarwandakazi, mwese ibihe by'ingoma zagutse byabayeho, zitaranaguka ibyo bihe byabayeho, zimeze kwaguka zitangiye kurangira, zisenyuka, zisamba zirangira, ibyo bihe nabyo byabayeho. Ingoma zirura zabayeho, n'ingoma zirura ziriho ubu, ariko ingoma zirura tugiye kuzihagurukira, tuzikumire, tuzikome mu nkokora hakiri kare, kugira ngo hatazongera kubaho ingoma irura. Ingoma irarura. Ingoma irura irangwa n'ibi bikurikira:
igira inzu zibanga ifungiramo abantu, abanyarwanda, abanyarwandakazi n'abana babo, abasaza n'abakecuru, ibikwerere, abo hafi n'abakure. Izo nzu bimwe mu biziranga bagufungiramo, bakongera kuba baza kukureba saa 2 cyangwa saa 3 za nijoro, bagakingura mu ibanga rikomeye cyane. Ni bake cyane mu bakahakoreraho bahagera, ntibarenga 4, kandi buri muntu afite aho yasinyiye, ahajejwe. Ntiyemererwa kuhakingura buri gihe cyose ashakiye cyangwa aboneye, kirazira. Kandi mwibuke kiremwa muntu kwihagarika iyo byamushobokeye, ni buri mwanya ntibiteguza. Ariko biratangaje umuntu akumirwa, ugasanga umuntu aho bamufungiye nimwo banagira n'umusarani we yihagarikamo. Kubw'iyo mpamvu ikomeye cyane, ntajya asohoka ngo abone izuba, nta nubwo amenya ko bwije cyangwa bukeye. Izo nzu z'izo mbohe zo mu ibanga rikomeye cyane, safe buildings, zibiyo mu bipango runaka hatagendererwa. Niyo haba hagenderewe mugaruka cyangwa mukagarukira hakuno, ariko hirya ruguru, hirya hino ntabwo muhagera, nta nubwo babemerera ko muhagera. Ntibabura uko babatekinika bababeshya, bagira amayeri menshi. Izo nzu rero umuntu yituma mu ibase baba barazigennye zirimo, umuntu akabana n'umwanda umwo, umuntu akihagarika umwo, birumvikana ni ukunyaranyara umwo, ubwo no kwihagarika byoroshye, kwihagarika bikomeye nabyo muri iyo nzu. Iyo nzu ikabamo umunuko ukabije, iyo nzu ku buryo nabo bayitinya kuhora bayizamo. Baje gukingura nijoro saa 2 saa 3, baguteye amapingo, bakaguterura bakakunyuza ahantu hirya no hino, bafite intwaro zitandukanye, ubona muri make ari nk'ibyihebe bigufashe, byagufashe matekwa, birimo kugushorera bigutegeka kanaka. Biba bidangwa no kuba bifite intwaro, bifite n'inkoni bitwaza, hato na hato bagenda bahondagura, bakubita, bakwikoreza uwo mwanda, ukagira ngo ni icyaha wakoze, kandi ari bo bakigukoresheje, muri make nibo bakigukoze. Bakakwereka, bagushora bakwereka aho unyura, aho unyuza, kandi uteyeho amapingo ku maboko. Ubwayo ku maguru bayakuyeho, ukagenda ukamena uwo mwanda aho bakweretse, ukoza iyo base cyangwa ako kadobo, hanyuma
bakagusubizayo huti huti kugira ngo hatagira ubatsiryera. Muri make ukubona bakujyana shishitabona huti huti nk'ibyihebe koko, kandi uriho n'amapingo n'ubundi ntago wabatsika ntaho wajya. Ikigo cyose aho haba hagoswe, ubureba bafite intwaro hirya no hino buri nguni. Muri make iyo bagiye gukuramo umuntu barapanwa hirya no hino, baba inguni zose bahengereza barunguruka bahahagaze hirya hino, bose bakureba bakugenzura. Ndetse wagerayo aho nimba ushaka no kwihagarika wihagarika baguhagaze hejuru, hanyuma wasubizwayo bakazongera kugaruka nk'ejo nanone icyo gihe. Kubw'iyo mpamvu ikomeye cyane, uburenganzira bwa muntu burahahonyorerwa. Umuntu akicwa n'inzara, bo bariye aka na kariya ibyo bifuza, nabo bakumva ngo bari ku kazi, mu gihe undi ari kwicwa n'inzara. Bakomeza bariyo, bari mu bisukari, bari mu buryohe, inkwavu, inkoko, utubenzi, inyama z'ingeri zitandukanye, n'ibisimba n'ibikoko birimo kuhashirira. Izo mpamvu z'ukundi arya akicara akarambya, akaryama, akirambura, akarambukirwa, akumva ngo ari mu kazi kose, ngo iyo niyo mikorere. Bagenzi banjye, abantu bakora ibyo bikorwa, muri ikiremwa muntu mukora ibyo bitendo, mufata abantu mukabashyira mu maserikeye, mwabateye amapingo ku maboko no ku maguru, izo nzu z'imbowe zibanga mugira, ugasanga ikigo cyose cyuzuyemo abantu. Abo rero nababa, abo bakorwa gutya baganasohoka, nababa bari hafi kwimurwa, bakabafunga ku maso ibintu bagira bimeze nk'iby'abaninja, bakabikuzirika ku maso kugira ngo utabona, bakagupakira mu modoka bakakujyana ahandi. Aho handi bakazahagukura bakugiriye impuhwe, bakajya kukunaga ahantu nijoro utabona, utanahazi. Niho uva wirwariza unamenya aho ugeze, aho bakunaze, kugira ngo umenye icyerekezo uri bwerekezemo, kugira ngo ugane aho ugomba kugana. Usanga isi yose yarahindutse, usanga ijuru n'isi byakwibumbiyeho, ukagira ngo wari muri firigo, inzara zose zarabaye umweru, birumvikana, amenyo akurya yose ashaka gutakara hasi, kubera ubukonje bukabije izo nzu zigira, n'imibu ibamo, n'ubundi bugizi bwa nabi bwo mu cyayenge bukorerwamo, babukorera ikiremwa muntu. Ibyo byose ni ibikorwa bisenya uburenganzira bwa muntu. Nta burenganzira bwa kiremwa muntu bwubahirizwa aho hantu. Narabakurikiranye ndabaza, iyo umuntu apfiriye nk'aha hantu hameze gutya, muri ubu buzima bumeze butya, bigenda bite? Ngo barafata bakajya kunaga mu byobo. Babivuga bashize amanga, bazi ko bari mu kazi kose, bumva ko bahagaze mu kuri, bari mu kuri. Nkangiye mwarimu mpuzamahanga Barafinda Sekikubo Fred, nakomeze kugira ibindanga muri ibyo bihe.
biranga izo nzu z'imbohe amasaha 28 iminsi 7 bitewe n'ibihe ugumamo. Arabagumishwamo iminsi 120 uwo bakamukuramo, uwo bakamujyana bakamunagiyo. Yagira amahirwe ntagandagurwe ubwo abagira Imana, ariko benshi ntibarusimbuka kuko bashobora kukunagaho bagupangiyeyo abandi bari buhakurangirize. Kubw'iyo mpamvu ikomeye cyane, iyo hageze bigusaba kumenya ubwenge ugahindukiza ibyerekezo, ugahindukira mu byerekezo, ugagenda uhindura ibyerekezo urimo, kugira ngo nihagira n'ukurikira abe yakurikira akuburiremo aho hagati, ku buryo ugera mu nzira nyabagendwa ahantu wahura n'abakuzi, wenda ukaba warokoka utyo atagishoboye kugushikira. Kubw'iyo mpamvu ikomeye cyane, ubugome burahari, ubugome burera ukagira ngo n'imyaka yera. Ubugome bwaragwiriye, ubugome ni bwinshi gusumbya ineza. Ubugome burusha ubwinshi ubugizi bwa neza. Ubugizi bwa nabi bufite ibiro byinshi, buraremereye. Aho niho tuva dusobanura ingoma iryoshye n'ingoma irura, aho bitewe nuko tubibonye haruguru aho, icyo gihe iyo ngoma ibirura. Ingoma irarura abagenzi, ingoma irarura kubaha amapingo ku maboko no ku maguru no mu rukenyerero, uri no muri serikeye, noneho uri no mu nzu idakingurwa, ukamara iminsi 120 n'ikindi gihe kirenze cyo. Ibyo byose biratangaje, uratangara ukumirwa, wareba ubigukorera, wamureba ukuntu yumva ko ari mukuri, ari mu kazi kose, kandi noneho ku mutima wawe uzi ko nta nabi nta n'iribi ufite, nta nabi we umwifuriza, ariko we ntaryame, ahubwo akumva ko yaguhangayikisha, akakurya umutima, akawushigisha, akagushegesha, agashegesha umubiri wawe n'ubwonko bwawe n'umutima wawe. Muri make akakurya umutima, akarya mugenzi w'umutima, ukagira ngo nta biryo bihari ibyo yarya, kandi nyamara aba yavunaguriyemo izo nkwavu, izo nkoko, ayo mafi, izo nyama z'ubwoko butandukanye, ibiryo bitandukanye, kandi mu misoro ya leta, mu misoro yabo ngabo afunga atyo, nibyo bimutunga. Muri make usanga ari ibinyange, bari aho batazi ngo nibibatunga biva muri abo barazwa ku ngoyi, birirwa ku ngoyi, bukabiriraho bari ku ngoyi, bukabakeraho bari ku ngoyi. Ibyo nibyo biranga ingoma irura. Ingoma irarura, ingoma irarura, irarura ikarurira n'Imana. Imana ntikeneye ingoma zirura zako kageni. Kubw'iyo mpamvu ikomeye cyane, nje perezida wa R2UDA Barafinda Sekikubo Fred, amarorerwa nakorewe, bakajya hariya bagatekinika, bagashaka kumvisha rubanda, bagashaka kumvisha igihugu cyose, kumvisha abanyarwanda, babatekinika bababeshya, ukagira ngo sinzi kwivugira cyangwa sinzivugira. Abanyarwanda benshi bazivugira ibyababayeho hirya no hino. Benshi bamaze kubivuga, bamaze kubyandika mu nyandiko, zirahari ziranditse, zinyandiko z'amateka. Ikiza rero
dufite ikoranabuhanga amajwi bahavugira n'amashusho yabo ibyo byose noneho byaregeranyijwe nta muntu uzongera kubura ibimenyetso nka kwa kundi kwa gacaca wasangaga umuntu aburirwa ibimenyetso naho ubu ibimenyetso ni simusiga kandi icyo cyemezo cyabaye ntakuka koko kandi ni cyiza cyane abantu bagira nabi mbonereho umwanya wo kubaburira bahagarika ibikorwa bibi bagire neza bakora ibikorwa byiza kandi bajye bagira neza bikomereze ineza bagize bazayisanga imbere nibagira inabi nayo muzayisanga imbere mu ikorosi ibategereje kuko akebo kajya iwabo wa mugarura utazarira ugatakamba ukarira ugataka ugahogora urira usaba imbabazi utakambira uwo wahemukiye gira neza uwo wagiriye neza uzamusanga imbere utazahurirayo n'uwo wagiriye nabi kubw'iyo mpamvu ikomeye cyane nanone yakataraboneka mutubarize kuri RWANDA no ku nomero ya telefone ngendanwa amasaha 28 guteranya 250 78 34 20 n'umunani gatandatu kabiri kabiri isubiremo 0 karindwi umunani 34 28 gatandatu kabiri kabiri cyangwa guteranya 250 78 34 28 gatandatu kabiri kabiri ababa hafi n'ababa kure ihamagarwa amasaha 28 iminsi 7 ibitsina byose amateka y'u Rwanda ashobora gusobanura ingomirura bitewe n'uwayibayemo utarayibayemo yayitiranya akagira ngo ni ingoma iryohereye ngo ni uburyohe nimba nabwo ari uburyohe ni uburyohe butera diyabete ndakuburiye kubw'iyo mpamvu ikomeye cyane kubera u Rwanda kuva kare kose bari bararugize urwandiko rugari rurerure rwanditseho ibintu byinshi kandi abanyarwanda batagira umuco wo gusoma aho kugira ngo asome inyuguti ugasanga yibanda ku gusoma icupa muhindukire musome inyandiko kabuze niyo yaba ari ndende nk'uko u Rwanda bari bararugize urwandiko rurerure nk'abanjye perezida wa R2UDA Barafinda Sekikubo Fred urwo rwandiko nararutangiriye kuri arufa nkarugeza kuri omega nkarutangira nkarusoza nkarutangira nkarutobora ibyaro ndaruzi ndabizi n'urupapuro rw'urwo rwandiko ndaruzi urwo ni urwandiko rwananiye rwanyonga gusoma nge nararusomye Gihanga ngo mijana sinzi ko yarusomye nararusomye Kanyarwanda sinzi ko yarusomye nawe ariko nge nararusomye Ruganzu nimba atararusomye nararumusomeye n'abandi bami bose babayeho nimba batararusomye nararubasomeye nararuhejeje u Rwanda rero mushire
agapira hasi ntirukiri sina ngofi ntirukiri urwandiko nk'uko mwari muruzi uko rwabananiraga gusoma. Haza umusaza w'ukuri, umunyapolitike mwiza, umusaza Barafinda Sekikubo Fred, mukuru w'umuze nararusomye, umusaza w'ukuri wakataraboneka, umunyapolitike mwiza wakataraboneka w'u Rwanda, East Africa, Africa n'isi yose, umunyapolitike mpuzamahanga wakataraboneka kuva isi yabaho. Kubw'iyo mpamvu ikomeye cyane, murangwe no kwihangana, mugire neza mwese, mwitandukanye no kugira nabi. Abagize nabi amateka arabafite, n'abagize neza amateka arabafite. Mwese muri mu gitabo cy'amateka. Yaba ingomirura iri mu gitabo cy'amateka, yaba itarura iri mu gitabo cy'amateka. Ariko icyo nababwira, ingomirarura, 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 ingoma umuntu akayigira kimbazi ku bantu itanavura. Namba n'iyi gakondo kimbazi y'Imana iravura, naho iyo ngomirura gusumbya kimbazi, gusumbya umushari wose uba ingomirarura. Ingomirarura Yesu arayizi, ingomirarura Nabi Muhammad arayizi, ingomirarura Buddha arayizi, ingomirarura Imana irayizi, ingomirarura. Nje Barafinda Sekikubo Fred ndabyemeje, nteyeho n'icyemezo cy'abaruda. Kandi iki cyemezo twafashe n'uyu mwanzuro, iki cyemezo ni ntakuka. Amateka azasobanura ibyo, haba hano ku isi no mu ijuru. Mukomere, kandi abagira neza, abakora neza mukomerezaho, abagira nabi mubihagarike, mwige kugira neza, mugire neza, mwekomereze, mwitandukanye no kugira nabi. Iyo nganzo ntabwo ari ya kiremwa muntu, iyo nganzo si y'umunyarwanda, si y'umunyafrika, nta nubwo ari ikiremwa muntu. Ubwo n'ubunyamaswa bw'inyamaswa mbi z'inkazi. Murakoze cyane, kandi muzabyakire neza, abagabo n'abagore n'abana banyu n'abuzukuru n'abuzukuruza, ubuvivi n'ubuvivure, mwese hamwe muzakire neza. Ubu butumwa ni ubwanyu mwese ku isi hose, ariko ijisho irihoze ku Rwanda. Ingomirarura, 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 ingomirarura.